ubuzima izo amahirwe ngenda wafashe utaramenya Jeannette igihe bibazaga ko nzabona umugabo cyangwa se nzashaka nzabona kifatira imyenda wahomota kugeza intara kimwe na Lewis na Yvonne ngenda yafashwe mbere yo gushyingirwa n'izafatwa nyuma yo gushyingirwa ifatanyiriza hamwe byumvikane iyo habayeho iseswa ry'ishyingirwa ku mpamvu z'ubutane cyangwa se guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo w'abashyingirwa guhindura uburyo bw'imicungire y'umutungo mu buryo bwari butatu ushobora guhitamo igihe cyazagira umwongerwa mu rugo urumva yewe iranze w'isi maze kumva icyo amategeko ategeka abashinzwe nemeye nta gahato ko wewe n'amatungo Yvonne mbera umugore tukazabana uko twabiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda avuga. Amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Iranzi Lewis mbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda maze kumva amasezerano ya Nizeyimana Janvier na Mutesi Jeannette, Iranzi Lewis na Matungo Yvonne bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu Nizeyimana Janvier na Mutesi Jeannette, Iranzi Lewis na Matungo Yvonne bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. wasezeranije Sara